Nkuko nabibabwiye nyuma y'amatandatu step ya kabiri nkuko mubibona bayemeje yabaye done. Ubu rero tugiye gutegereza amasaha 24 turebe uko step ya gatatu nayo bigenda barechecking amavideo yacu copyright bashe bayicekinga. So no iyo twamaze kumonetiza mwabibonye ko nyuma y'amasaha 8 nubwo atageze yabaye nka 6 kuko AdSense bari bayemeje. Noneho nyuma y'amasaha 24 twakira ino message ivuga ngo congratulations fast yuko ugeze gute ubaye monetize. Wenda reka dusure na email urebe kuntu naho kuri email baba baduhaye message. So kuri email urabona ko hari message ivuga ngo ya YouTube. Hari YouTube ya mbere ivuga ngo apply for monetization. Wenda ngira ngo iyi ngiyi nshobora kuba nayiberetse cyangwa nubwo mutayibonye, ariko hari message YouTube yampaye ku itariki yesterday. Urabona ko ni yesterday yuko nujuje sub 1000 n'amasaha 2000. None mu gihe yesterday bampaye no message ngahita na applyinga today, uyu munsi kwizi saha umubonaho hano hejuru zigaragaraho saa 12:54 za mu gitondo nibwo nahawe message ivuga ngo congratulations you have been approved to join YouTube partner program. Nyine hano bari kunyereka ko nyine ibintu byabaye 1 byabaye 0 ko ngomba kujya kuri YouTube studio nka monetiza video zanjye nkurikije amabwiriza ya YouTube. So rero iyo tuje hano kuri YouTube studio application kano ga app hose ndaza kugira gute ndahabereka kugira ngo umuntu ukoresha device uburyo butandukanye ajya abasha kubikoresha. Iyo tuje tugasura kano ga application kacu ka YouTube studio duhita tubona ko hano hari option iyi option nta yari iriho, iyi ngiyi nta yari iriho. Ngira ngo uko muheruka mu kanya mbereka mwabonaga ko hariho watch time gusa, subscribe na views kano ka estimated revenue nta kariho. Ikindi mutari mwabonye nuko izi zino video zacu zaje akantu kameze nk'akadolari akangaka. Kano kantu kameze nk'akadolari kari kajeho nta kariho ku ma video yacu, bivuga ngo hari indi option yajeho. Nanone iyo dukanze hano hantu hasi hari akantu k'akadolari hamwe twakandaga kare, ahangaha ka monetize tureba za watch time na views n'ibindi bitandukanye dusanga hagize gute hahindutse. So network urabona ko noneho haje message ivuga ngo you are YouTube partners. Iratwereka nyine ko tugomba kumonetiza ama video yacu kugira ngo tubashe kugira gute kwinjiza amafaranga. Ikindi tugasubmitinga n'ibintu bita tax information. Ibyo ngibyo hari video nabakoreye ndashyiramo link hano muri description ibereka kuntu basubmitinga tax confirm your personal information. Ibi nabyo hari video nakoze provide the form of payment, nibi ngibi hari byo nakoze. Confirm your personal information no kuverifyinga pin ya AdSense ndetse no gushyiramo payment method, konti yo guhemberwaho ndetse no gusubmitinga imisoro. Ibi bitatu iyo bikoze kuri AdSense amafaranga wakoreye urayakira neza cyane. Link za video zibyerekana ziri hano muri description, ukandeho urajya ubona title ubona na video ujyeho uyirebe neza cyane. So tugiye kumonetiza rero. Iyo bigenze uko nguko ntabwo video zawe ziba zimonetije. Kugira ngo video zawe zibe zimonetije nuko kano kadolari kavamo. Wenda reka dukandeho kuri video, dukande kuri video. Iyo umaze gukanda kuri video, sorry network, uhita ubona ko kano kadolari hano handitse monetization hari off. Monetization is off ahangaha. Rero monetization iri off ubigenza gute? Uhita ukanda hano hejuru ahangaha. Ubwo ni kubwira umuntu ukoresha kano application hano hari akantu kameze nk'ikereyo, kameze nka kereyo ugakandaho. Iyo umajije gukandaho, sorry network, mwibutsa ko utarakora subscribe wakora subscribe. Iyo umaze gukandaho ngira ngo urakabona ko n'ubundi ariko kakangaka kari off. Uraza ukahakanda, urabona hano hejuru hari off, ugakandamo ukemeza hano hantu ukagira on, ugahitamo hano on, tugakanda on. Umaze gukanda on baguha ubwoko bwinshi bw'ama ads. Hari izo bita overlay ads, sponsored ads, skippable ads. Kuvuga ati reka mpitemo yenda
za skippable ads gusa wenda mbarizo nemeza, cyangwa se ushobora kuvuga ati reka byose mbyemeze. Noneho hari no kuvuga ngo ads, ese ushaka ko ads zizageza before video, mbere yo gutangira video? Yego. Ese na nyuma yuko video iza bashobora kwamamazamo babishatse? Yego, ugakanda. Ese no mo hagati nimba ari video irengeje iminota 8 mo hagati byakunda ko dushyiramo ama pips cyangwa se ama ad break? Ati yego, ugakandaho hano. Ariko ahangaha birikora automatic. Nubitse ko hano hagati byikora automatic. Kugira ngo weho usetting ahantu hajyamo ad break, ugomba gukoresha iki? Desktop cyangwa se Google Chrome. Ibingibi byose iyo birangije uraza ugakora hano hejuru, ahangaha hano hameze nk'agafresh ko gusubira inyuma, back, then ugahita uza ugakanda hano hejuru havuga ngo save, video ikaba ibaye monetize. Rero ibi ngibi bishobora kuba kuri channel yawe hariho amavideo menshi 100, 250, kugira ngo ufate video imwe imwe uyikorere bino bintu byagutwara igihe kinini. Icyo tugomba gukora, tugomba kugira gute? Kumonetiza all videos, video zose. Nkwibutsa ko ino video itagomba kukurambira kuko irimo ibintu by'ubwenge. So tugiye kugaruka hano kuri Google Chrome. Nitumara kugaruka kuri Google Chrome, turebere hamwe ni gute video zose mfite kuri channel nahita nzikorera monetize icyarimwe, ntarindiriye kuvuga ngo one by one byagutinza cyane, bigatuma umwanya wawe utakara, kandi wagakwiye kubikorera rimwe gusa bikaba birabaye. Rero icyo nakubwira nuko nakubwira ati ewana, niba uri kureba ino video utarakoze subscribe, ni iki gihe cyo kubikora. So iyo kano kantu rero iyo kajemo akangaka, iyo kajemo mberetse inzira nyinshi kugira ngo umuntu azajye akora inzira zimworoheye. Kano kantu iyo kaje nta kindi kintu ukora, uraza ugakanda hano handitse ngo get started. Reka wenda mashyira akantu kugira ngo muhabone. Hano handitse ngo get started, niho uhita ukanda, ukahakanda ikayireka ikarodinga. Okay, urabona iyo imaze kurodinga uko nguko monetize your video. Hano hari ahantu handitse ko ugomba kugira gute kumonetiza your videos. Ahangaha wenda mbere yuko tuzahanga, reka tubanze turebe se video zacu koko ziri monetize. Turebe video zacu koko content nimba ziri monetize. Turebe ko $1 ukuntu kameze, tuze kurana nitumana no kumonetiza impinduka ziraza kuba zirimo. Urabona yuko monetize iri off. Wenda nzuminge mu birebe neza, urabona ko off $2 twose turi off. Bivuga ngo ntabwo video zacu turazimonetize. Niyo mpamvu tugiye kugira gute kurebera hano ukuntu ibintu bimeze fresh. So tugiye kuza dukande hano hantu handitse turn on ads. Ahangaha handitse ngo turn on ads, dukandeho. Noneho iyo umaze gukandaho hano barakwereka se ama ads yose agomba kuba arimo. Yego. Ese hagati hose bigomba kuba birimo? Ati yego. Iyo urangije ukanda next. Iyo umaze gukanda next hano barakwereka nyine my existing video. Izo arizo zose, video zose ufiteho, kuko hano urabona hari ijambo rivuga ngo ahangaha ngo monetize all, cyangwa se ukore imwe. Hano kano kantu ka mbere kabanza kangaka karavuga ngo ugomba kumonetiza video zose ufiteho icyarimwe. Aka ka kabiri kakavuga ngo akangaka gakurikiyeho ko karaza kakavuga ngo no, I will choose one by one, nzamonetiza imwe kuri imwe. Bivuge ngo rero twe dushaka kugira gute kumonetiza all videos. Icyo dukora tubaza dukande hano ngo handitse ngo monetize all. Ahangaha niho tugiye guta twikandi monetize all. Noneho important things, bivuge ngo ahangaha nimba twamaze gukanda kuri monetized all, igisabwa ni ukugira gute? Ni ukuza tugakanda hano kuri content hano hejuru ahangaha, tukareba si koko video zabaye monetized. Tukareba niba video zabaye monetized.
ahangaha ntago ziraba monetized. Nimba uri kureba hano bari kutubwira ngo updating, it is safe to navigate way waiting before making another back update. Urabona ko hano hari akantu kari kwizengurutsa gasa n'umukara, gasa na black. Bivuge ngo kubera ko umuntu aba afiteho video nyinshi ntago wakanda ngo monetized all ngo direct bite byikora automatic, no. Habanza kubaho guprocessinga, hamara kubaho guprocessinga none za video zacu zikaba monetize. Ako kantu mukumve neza, bibanza kubaho guprocessinga nyine kuko urumva ni video ufite mu video menshi, hari nk'utu video tubiri byahita birangira ako kanya, ariko kuko uba ufiteho ama video menshi bibanza guprocessinga igihe kinini. So hano hariho ama video menshi cyane kuri no channel afasha abantu ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. So rero nkaba nkugira inama yo kugira ngo ujye uzireba neza cyane witonze kandi ibintu birusheho kugenda fresh. Ibintu birusheho kugenda biba fresh. Ngira ngo urabibona yuko noneho video zose ziri on. Wenda reka nzuminge, ushaka kuba screen ari ntoyo ukaba utari kubibona, ariko urabona ko zose zabaye on. Bivuge ngo rero ufite ama video menshi biragoye guhita monetize icyarimwe, nyine uwihaye kumonetiza one by one ntabwo wazabirangiza. Wenda reka tuze tugaruke no kuri ka application kacu ka YouTube Studio kamwe gatoya twarebeyeho mbere, turebe what turebe ukuntu koko kifashe, what happening. So urabona tugarutse kuri ka kayantuza kacu, urabona ko ya madolari yabaye icyatsi kibisi, content kajo utudolari tw'icyatsi kibisi. So reka rero twigarukire kuri nuza yacu, kuri Google Chrome yacu, mbereke uko bashyiramo ama pips. Ndakora video imwe yonyine, izindi nawe uzazikurikiza ushyiramo ama pips. Mwibutsa ko nimba weho bino bintu usanzwe ubizi, wajya urangira n'abandi bantu batabizi bakabasha kubirebamo, twese tugakora ibintu turushijeho gusobanukirwa. Mwibutse ko bino bintu niba ubizi rwose warangira abandi bantu batabizi kugira ngo barusheho gusobanukirwa. So iyo ugiye gushyiramo ama ad break ubigenza gute? Uraza ugakanda kuri video igafunguka. Iyo video imajije gufunguka uku nguku, uraza ugakanda hano handitse akantu k'akadolari gasa nk'idolari ka monetize, ukaza ukagakandaho, So imaze kugakandaho haza utuntu tumeze uku nguku. Wowe uraza ugahita wikandira hano hantu handitse manage mid roll cyangwa se ama pips, ukaza ugakandaho hagafunguka screen imeze uku nguku. Reka screen nikorere zoom out gake kugira ngo igaragare yose. So wamara kubona screen imeze uku nguku, we uraza ukaza kano kantu niba ukabona nibo ndakurura kangaka, wewe ukagashyira aho ushaka, ugakanda hano hantu hejuru handitse ngo ad break. Ahangaha hano handitse ngo ad break asa n'icyatsi n'ubururu, ugakanda, ukongera ukaza ukakimura, nyine ugenda usigamo space nini ugakanda ad break, ukaza ugasigamo space nini ugakanda ad break, ugasigamo space nini ugakanda ad break,
yenda dushyizemo amabureke angahe 7 mo hano muri video, aho umuntu ashobora kugera akaruhuka. Iyo urangije ubona wamaze gushyiramo amabureke si neza cyane, uraza ugakanda hano handitse ngo continue, ugakanda hano handitse continue. Warangiza kubona handitse continue, n'ubundi kiba gisabwa ni ukuza ugakanda hano handitse ngo save, hano handitse save, ugakanda save. Urabona ko ibintu byose biri simple rwose, kandi niba ino video hari ikintu gufashije ubyandike muri comment. So rero urabona ko dukoze video imwe, dufite amavideo menshi, ubwo nawe uragenda ukurikiza nk'uko dukoze ano mavideo, maze ibintu birushaho kugenda neza. So mwakoze kureba video, mukomeze murebe video ziriho hano zigisha ibintu bitandukanye, kandi ikindi niba wifuza kuzamura YouTube mu gihe cy'iminsi 15, ibintu byose ukaba bibaye tayari, hano muri description harimo link ya fast iragufasha ibintu birushaho kugenda tayari fresh. Aho ugeze imbogamizi n'ikibazo twandikire muri comment, turagufasha.